Abisirayeli agahinda kababujije kumva. Ubundi agahinda kaba mu mutima, ariko agahinda iyo kamaze kurenga umutima karamanuka kakaza ku munwa. Agahinda kaje ku munwa w'umubyeyi witwaga Nawomi muri Bibiliya. Nawomi byasobanuraga umugore w'igikundiro, ngo yari umugore ufite isura nziza, ngo afite n'imico myiza. Abantu bamwita Nawomi kubera iryo zina. Aragenda ajya mu gihugu cya kure, ahurira n'ibigeragezo, ubuzima buranga, bwanze apfusha abana, apfusha n'umugabo. Mu gihe yagarukaga rero agahinda kari karamurenze, abadamu baramwitegereza bati komera Nawomi. Arababwira ati iryo zina narivuyeho. Byagenze gute? Ubu ngubu nsigaye nitwa Mara. Mara bisobanura ngo umuntu ugize gute? Ushaririwe. Mu magambo make muvura n'ureka kugira ngo naranutse. Ibiranzi ya nyamunsi. Agahinda kaba kararenze umutima kakajya hehe? Ku munwa. Hari n'igihe agahinda kajya ku matwi, kajya mu matwi. Wazaza ubwira umuntu ijambo akumvira, agahinda kumvisha umuntu ibintu bitandukanye n'ibyavuze. Agahinda kajya mu maso. Umuntu yazaza kwegera ngo agufashe ukagira ngo aje kukwirataho. Agahinda ni kabi. Umuntu aragusuhuza ukagira ngo yakwimye amaboko kandi yayaguha. Agahinda katumye Abisirayeli batumva ubutumwa bw'Imana yahaye Mose. Barabwira bati ibyo bintu urimo gutondeka biraryoshye ariko bimeze nk'ibintu by'ibipiri. Ntuzemere ko agahinda kakujya mu matwi. Ntuzemere ko agahinda kakujya mu maso ngo urebe iby'agahinda kawe kakugereye. Ntuzemere yuko agahinda ariko kaguha ibyo ugomba kuvuga. Uyu mubyeyi wiyise Mara kandi yitwaga Nawomi, ngo Imana yari yaramuhaye ubwiza bwayo muri ibyo bibazo, ku buryo bukubitanye utamenyaga ibibazo arimo, keretse wari ubigize gute ubikwibwiriye. Niyo mpamvu n'ubu uri mu bibazo jya uceceka, ntukabigira kuko wireba mu ndorerwamo n'ibibazo byawe niko abantu bakubona. Hari igihe ujya wigira abanyabugogo ubuzima bwanze no kuri momo urimo kuguza bakakubwira ngo mukiriya mwiza ntiwemerewe serivisi. Umunsi wabaye muremure, umuntu wajya kumpamagara ugasanga telefone na batiri yayikuyemo, baragize ukabona ibintu byanze. Mu gihe n'icyo bajya kuba ukabona ukubitanye umuntu aragusoje, muntu w'Imana. Dawe Imana aragusiza amavuta, mbega ukuntu usigaye ufashe amafaranga yaraje nuko wayibagiwe shaka. None se wagurije uturashaka iki? Urabona imodoka yanjye ubu naraguze kwasiteri, ariko mu minsi ishize yakoze agisida uri mu igaraje, barimo barabwira ngo harabura ibihumbi nka 500. Ko mbona nta kimana itagukoreye, wabaye 500 nkakuza, ubwo nawe ufite umwana ushaka kukuza muri CH warakuza imodoka n'igaraje. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, biri muri gahunda y'Imana yuko mu bibazo turimo gucamo Imana idashobora kwemera ko bitugaragara mu maso. Nawomi yabwiye mu bamama ngo Imana yamukoreye ibibabaje. Abamama baramubwira ati ko tubona ntacyo wabuze. Reka ngire mbabwira tujye tuganisha Imana. Abisirayeli ubuzima bwabaye bubi, ariko Imana ikoresheje ububasha bwayo, Imana yabakuye mu Egiputa mu buryo bw'igitangaza, ibambutsa inyanja itukura, ndetse baririmba indirimbo y'intsinzi. Amateka y'akababaro kabo bakimara kwambuka inyanja, amateka y'akababaro yose bagize gute? Barayibagiwe. Ariko buri gihe cyose uzabona ugeze ku ntsinzi, uzamenye ko iminsi ibanziriza isoza intsinzi ariyo mibi kuruta iminsi y'ibigeragezo waciyeho. Barivovose kugeza ubwo babwiye Mose n'Imana, baravuga ati ntadukurira ikirere cy'Egiputa. Rero urabona murasana abantu muri ubuzima bw'inyanzi, twari turiho neza, mugenda muharirize, ntabwo twararaga inyama tungurusumu, ariko baraziryaga. Zimwe mbaza buriya umuntu yashaka kukumvisha yuko wamufashe nabi. Hari abadamu benshi ujya wumva barashwana n'umugabo, ndetse akabwira yewe nateretswaga n'abadogiteri, hari umuzungu wanerese, uretse ko byapfiriye kuri visa ku munota wawe, uretse n'Imana yakumpayemo n'itumi, ubundi wabanaga twagombaga kubana. Kandi ugasanga n'ubundi yari ari ku rusengero avuga ati ntawe nshaka ngo ajyane. Umuntu umaze kurengwa yibagirwa we yapfuye. Twebwe
twaryaga inyama, tungurusumu n'amagi n'amadegede, none mutuzanye ahangaho kwicwa n'inzara, mutureke twisi naho twagira no gute. Kandi mu minsi yabanje nibo babwiraga Imana bati tabara wibuke isezerano wagiranye na sogokuru. Ubu hano hari abantu batajya bafatika. Buriya reka n'icyo mbabwira, umwana mutoya iyo ushatse kumuterura neza umuterurira. Muterura umwana wawe uruhinja, muterura akaguru. Reka rero abamama baterura abana bagaterura ku matwi. Arora ndamubonye. Ku buryo uterura ku matwi muteruye igifu. Ariko reka n'icyo mbabwira, Imana yaremye abantu bigaragara yuko umwana aterurirwa mu kwaha. None nagira ngo mubaze, umwana wahiye mu kwaha yaterurika bigakunda? Imana yaratugoragoje tumeze nk'abana bahiye mu kwaha, guterurika byaranze. Abisiraheli, Imana igeze mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 umurongo wa 13, Imana iramubwira Mose iti Uwiteka Imana yawe yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahetanishaga, ubu mbagendesha mugize gute? Bishoboka ko mu minsi yashize wagendaga wunamye ufite uburetwa. Bishoboka ko muri iyo minsi Imana yakorohereje mu bibazo byawe, ubu were wirinde kuregwa. Bibiliya iratangaje. Mu gitabo kimwe gisobanura Bibiliya cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku cyigisho cya 23 baranditse ngo muri ubwo buretwa bwabo Abisirayeli bari baribagiwe amategeko y'Imana kandi batakiyagenderaho. Isabato muri rusange ntabwo yari icyubahirizwa. Ibyo babakoreshaga mu buretwa babategekaga gukora byatumaga kubahiriza isabato bidashoboka. Nicyo kizakubwira ko Egiputa yashushe rero. N'igihe muzabona barimo kudushyiraho amategeko atubuza kubahiriza iki, muzamenye ko Egiputa yashyushye. Mose yeretse ubwo bwoko ko kubaha Imana ari bwo buryo bwabo, uburyo bw'ikubitiro bwo kugira ngo barokoke. Kandi ababakandamizaga babonye imbaraga zirimo gukoreshwa kugira ngo bongere kubahiriza isabato. Ibyo byabujije umwami amahoro cyane. Akeka ko Abisirayeli bafite umugambi wo kumugomera. Yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo badasigarana igihe na gito cyo gutegura imigambi mibi. Nibwo umwami yahereye ko atanga itegeko ryo mu kazingo y'uburetwa bwabo, maze agacubya umwuka bari bafite wo gushaka kwitegeka. Kuri uwo munsi hatanzwe itegeko yuko ibyatsi bajyaga bakoresha babapondera amatafari batazongera kubihabwa, bazaza babyishakira. Tekinike ya Farawo yari iyihe? Mubagire bize bavunwe n'akazi, bajye babona n'umwanya wo kuganira ubwabo. Kuko nibabona umwanya wo kuganira bazaganira ibyo gutaha, baganira iby'ubwami bw'iwabo, akazi kacu ntibazagira gute? Ariko Imana yibuka ubwoko bwayo, ibukura mu Misiri. Abanyamisiri bagize amahirwe yo kumenya idini y'Abaheburayo, ariko banga ko abacakara babo babigisha, maze bagerageza kwireherezaho abasengaga Imana babashukisha ibihembo. Noneho babonye bibananiye babatera ubwoba kandi babagirira nabi. Baravuze bati rero uru rugamba nubwo bashaka gutaha ntabwo ari intambara isanzwe, yamaze guhinduka intambara y'amadini. Kubera iki? Bafite idini y'Imana yabo yo mu ijuru. Iyo dini yabo ntabwo irimo kuzana idini yacu y'Imana zacu zo mu Egiputa. Kubw'ibyo rero mugerageze kubakuruza ibihembo, mubemerere poromosiyo, turebe ko abagomba gutaha baba bakeya. Ariko Abisirayeli bananze kuma. Vuba bidatinze tugiye gutangira guhabwa amaporomosiyo. Baguhamagare bakubwire bati rwose gerageza ibintu by'Imana bivemo tukuzamure. Reka ntabwo wazamukuri muri ibi bintu bya Yesu ashimwe. Hari ikintu ujyamo wakivamo ugahita wumva umutima wambaye ubusa. Hari ukuntu wicara ugashwana n'umuntu, mwamara gushwana ugataha, wajya kwegura Bibiliya ukumva nturi umuntu wo gufata Bibiliya ngo yibumbure. Wajya gupfukama ngo usenge ukumva nturi umuntu wo gutinyuka gusenga. Ukurikije uko abantu bakuzi n'uko ijuru rikuzi n'ibyo ugaragaje,
wowe icyaha wakoze ukumva ko wambuye imbaraga ni iki? Dawidi amaze kumva ibyo bintu rero, uko bwacyaga bukira cya cyaha yakoze cyararemereye, kiragenda gihinduka umutwaro uremereye, abura amahoro y'umutima, abura amahoro y'umubiri. Dawidi atangira guta ibiro, ubuzima buragenda buranga burifunga, ariko abantu baza kumera bakavuga bati muntu w'Imana komera. Dawidi nawe agaseka ati mukomere, ariko yashiriyemo. Buriya rero abantu benshi ubona bagenda bameze nk'abantu bambaye inkweto iryana. Inkweto iryana urayambara, abantu bakabona uri umusirimu bakazaza bakubaza bati yihagaze angahe, kandi yakubaza inzara zirimo zirakurya, wajya kwa ukabona umuntu aje kuguhorera arakandagiye. Nikuzajya kubona umuntu ateruye umuntu ajugunye pfiriya, arabaje atereka ibintu bigenda bireba he, naho ukibaza utari kuba mukandagira urukweto koko yagomba kunsubika burya naho yifitiye igisimba. Buriya abantu baraha bose barakomeretse. Niyo mpamvu uzahamagara umuntu muri korali umubwira uti kudatanga amafaranga, ahita akubwira ati muragira ngo njye kwiba nyabaza. Ariko icyo ni igisubizo. Abantu bafite ibisebe mujye mugenda gake mudakomaho. Dawidi muri Zaburi 38 abonye ubuzima bwanze yegurira Imana ibibazo bye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye. Zaburi 38:5 biwanye n'umutwaro uremereye unanira, inguma zanjye zirimo ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye. Ndahetamye we nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwiyahura umunsi ukira, kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro kandi nazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Dawidi arabyemeye yuko icyaha ari cyo gutwara ugize gute uremereye uhedanije umuntu, kandi icyaha gicana umuriro mu mutima w'umuntu akabura amahoro. Mu gitabo cy'Ubugenzi volume ya 1 harimo umuntu wagendaga anyura mu nzira, abona umuntu wari ufite igitabo. Yari afite igitabo mu ntoki, yari ahetse umutwaro munini cyane. Mu gitabo cy'Umugenzi mwese murabizi, uyu muntu ngo yari arimo kurembuza, kurangaguza amaso, arimo gushaka ahantu yaca. Umwanditsi w'iki gitabo kuri paje ya 9 ati mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka araboroga ati ngirente. Igihe cyose uzabona umwanya wo kubumbura Bibiliya uzasanga ari we muntu uri mu kaga kurusha abandi bantu barimo bose. Arangije amaze kunanirwa ahura n'umuntu aramwereka aho agomba gukurirwaho umutwaro. Ndimo ndihuta cyane, ngeze kuri paje ya 32 y'icyo gitabo, maze ndota yuko inzira Mukristo yari akwiriye kunyuramo izitiwe impande zombi n'inkike yitwa agakiza. Mukristo akurikira iyo nzira, nubwo yari aremerewe agenda yiruka, ariko bimuruhije cyane kuko umutwaro ahetse. Nuko ariruka agera ahantu hazamukaho gato, hejuru yaho hari hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho azamutse hari imva irangaye. Mukristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro ugira gute urahaguruka. Gutekereza ibyo Kristo yakoreye ubuzima bwawe bifite ububasha. Uwo ni wo mukasi udutandukanya n'imitwaro y'ibyaha byacu. Kandi amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro uhambuka ku bitugu bye, umuva ku mugongo uragwa, uratembagara ugera mu minwa w'imva, ugwamo ugenda buheriheri. Amen. Maze Kristo yishima, aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati anduhuye umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Maze amara umwanya ahagaze atangara, kuko byamutangaje cyane yuko kureba uwo musaraba byonyine byamuhambuye umutwaro. Ibyo nibyo byatumye agumya kuwitegereza cyane, amarira ngo bugubugu. Agihagaze awitegereza arira, asanga n'abantu batatu barabagirana, baramuramutsa bati amahoro abe kuri wowe. Amen. Bwari ubwa mbere ahuye n'umuntu umubwira ngo amahoro abe kuri nde. Iyo
umuntu yakiriye Kristo atangira guhabwa amasezerano y'amahoro. Nzaza ryama nsinzire Uwiteka agomba kubiki. Aya ni amagambo Dawidi yanditse nyuma y'uko amaze kubabarirwa. Abwira Imana ati Mana, nkurikije ubuzima naciyemo, ijwi ryanjye uzaza uryumva mu gitondo, na nijoro uzaza wumva ijwi ryanjye ngutakambira ngo nzure. Uyu muntu arangije muri abo bantu batatu, umwe aramubwira ati ibyaha byawe ugize gute? Arabibabaye. Uyu ni padiri bahuye, ariko ko mutasubiza. Uyu ni padiri bahuye. None padiri avuga ko umuntu ababarira ibyaha. Padiri ababarira ibyaha. Uyu ni pasiteri. Uyu ni pasiteri wabikoze. Iyo wihuriye n'Imana, hari amagambo Imana yemererwa kuvuga twe tutemererwa gukoresha. Ubabarira ibyaha byawe. Uwa kabiri amwambura ubushwambagara bwe, amwambika indi myenda. Amen. Uwa gatatu amushyira ikimenyetso mu ruhanga, arangije amuhereza n'umuzingo w'igitabo, amutegeka kugenda agira gute? Awusoma, aramubwira ati niwibeshye ukaba udasoma uyu muzingo, ibi bintu dukorera hano byose n'ubundi bizapfa iki? Ubusa. Kuba warakijijwe, kuba warabatijwe, kuba warageze aho ugateka ubwoko ibyaha byawe, iyo udafite umwanya w'ijambo ry'Imana ngo musabane, amateka ya kera yongera ugasubira mu byo wari urimo. Ndetse ibi byiringiro byabaye ibyiringiro bidasanzwe. Muri Yesaya hari isomo nasomye twihuta dushaka umusozo. Yesaya igice cya 10:27 Bibiliya iravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Imana izabigenza ute rero? Niyo tekiniki Imana ikoresha ngo dukure mu buretwa tugende twebwe. Yesaya 10:27 amagambo asoza aravuga ngo uburetwa buzanarwa no gusigwa. Imana igusiza amavuta y'imbabazi zawe, Imana igusiza amavuta yo gutoranywa nayo no kuyikorera, Imana igusiza amavuta yo kuba umuntu wayo, byanga byakunda uwo munsi uburetwa bugize gute? Burangiye. Mu kanya nari ndimo kwandika amagambo ndi kumwe na mugenzi wanjye, ni amagambo avuga ngo utege amatwi ibitwara iremereye abantu. Uyu munsi wa none arabicaye hano barimo kuvuga bati guhaha muri Kigali ni umutwaro, aho utakavuga ati ceceka sha kubyara abana benshi ubu ni umutwaro, kandi byene barimo baraca amafaranga ngabona n'ibyava. Undi nawe yaragize ati we ntabwo ubizi kugira umugabo mubi uguhisha umubare w'amafaranga utunze ni umutwaro. Ubu numva nenda gushwanya abantu bose ko benda gushwanyuka bizagenda gute? Ariko muri iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa nasomyemo imitwaro iremereye ikoye kuruta iyo yose muri bo. Haranditswe irari, uburyarya, gutekereza nabi no kwifuza kubi ni imitwaro umukristo akwiriye kwiyambura kugira ngo azatsinde ikamba ryo kudapfa. Imitwaro iremereye ya mbere ni irari. Umugabo yarakunaniye, irari ryamufashe, nawe urimo uramuca inyuma, irari ryagufashe. Uburyarya bushobora gutuma abantu babiri babana, umwe ari amafaranga amuzanye. Uburyarya bushobora gutuma umuntu yinjira muri korali akaza mu itorero akaribamo umuyobozi. Icya gatatu, gutekereza nabi. Utekereza nabi kugeza igihe ugeraho ukazaza wumva n'abantu bagutekerereza nabi. Umuntu akakureba ko kindeba cyane nk'ikibozi. Ninde wakubwiye ko abakurebye bose nabi babara baki? Kwifuza kubi ni imitwaro umukristo akwiriye kwiyambura. Icyo byagusaba cyose, buri ngeso cyangwa akamenyero bijyana umuntu mu cyaha kandi bigasuzuguza Kristo, ibyo bigomba kurekwa. Icyaha kimwe gikomeje gukorwa kirahagije kugira ngo cyonone imico kandi kiyobye n'abandi. Iyi mitwaro rwanda nayo bitari ntacyo uzageraho. Ndasaba Imana ngo iduhe imbaraga zo kuzasanganira Kristo tutabebera. Kubera no kugenda n'ikimwaro. Kristo nagaruka abantu bakoze ibyaha babyihane, ibyaha byabo bizabatera kubebera, bazasenda ibirenge, ndetse imitima yabo izababwira ngo ntimurebe hejuru
kuriya mwanya nta sano mwagiranye. Nibwo abantu bazavuga ngo nimuduhishe amaso yicaye kuri iki kuriya. Ariko abantu bagize umwana mu mitwaro yabo bakayerekesha Kristo. Kristo akaba imbaraga zo kugenda bemye. Abo bazaba bafite n'ububasha bwo kurarama. Kristo bazavuga ngo kaze neza wowe utuzaniye agakiza. Ndabifuriza ubuzima buhinduka. Ndabifuriza yuko uyu mugoroba nta muntu watahana imitwaro. Kandi Yesu arimo kuvuga ngo mwese abaremerewe n'abarushye muze musange ndagira gutera ndabaruhura. Muze munyigireho ndumurwaneza mu mutima. Kandi namwe muzabona iki uburuhuke. Muri uyu mwanya ndifuza gufatanya n'umuntu ushaka kwiyegurira Imana. Niba ushaka kwiyegurira Imana muri uyu mugoroba ugatambuka afatanye nanjye gusenga. Niba uvuga ngo umutima wanjye wikoreye ibintu biremereye, ariko muri uyu mugoroba ubwo menya ko Imana ikura abantu n'umutwaro ku mugongo bakagenda bene, ubwo menya yuko umuntu wihanganye akagera ku musaraba ahabonera umugisha, nanjye ndashaka ko Imana imuha umugisha muri uyu mugoroba. Niba uhari niba dusenge, tera intambwe y'Imana, tera intambwe nashaka bumwe, tera intambwe y'isarabashaka. Imana imuha umugisha. Byananizwa cyane yuko ndindebye rwose. Imana imuha umugisha. Ariko Mana mfite ibintu bindwanya byinshi, mfite n'icyoroza byinshi, ariko uyu mugoroba ndabonetse Mana, ntama y'Imana ndabonetse ndaje. Mushiki wanjye Imana imuha umugisha. Haguruke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wadutuye imitwaro yaduhetemishaga tugenda twebwe, ariko tweretse imitwaro ihagarariye iyindi igiye gutuma abantu babura ubugingo buhoraho. Ushora intambara mu buzima bwacu kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose kirimo gushaka gutwara umwanya wawe kineshwe mu izina ryawe. Satani yagiye acisha abana bawe bari hano mu bibazo. Bamwe babaye bageze ku rwego bamera nk'abasazi, abandi bageze aho bashaka kwiyahura, abandi bageze aho babona ubuzima babuhaze, abandi bageze aho bibaza ngo ariko Imana iriho iracyashobora kugira icyo yamarira. Uyu mugoroba wongeye kutwibutsa kuri Uwiteka, wongeye kutwibutsa ko ushobora byose. Nubwo njyewe nabona hari ibyo utarashobora, mu banzengurutse no mu byo nsoma mu ijambo ryawe washoboye byose. Nubwo nanjye ntarakwemerera ngo ushobore byose, muri uyu mugoroba mpagararanye n'abana bawe kugira ngo n'uwaba akekeranya nk'uko ndimo kuvuga akaba yumva yuko utagishoboye kumufasha mu bibazo byamurenze, ngwino umushoborere byose. Muri Imana igiye kugira ibyihindura. Dore abana bawe barimo barifuza gutumbira umusaraba wawe, bahe kugira ngo umutwaro wabo uve ku mugongo wawe, kugira ngo babashe kugenda bene, bunamuke babashe kuririmba, ubahe igitabo cy'umuzingo babashe kugenda basoma amasezerano yawe. Mu bihe nk'ibi ngibi kandi uko Abisirayeli bagendeye ku mateka ya Yosefu bakabaho neza, twe nta mateka y'umuntu dushaka kugenderaho, uduhe kugendera ku mateka ya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu witeguye kutugaburira, mu izina rya Yesu witeguye kudutunga, witeguye kutuvura, witeguye gukura intimba mu mitima y'abana bawe baje bagushaka. Kandi mu izina ryawe ubwo turindiwe muri iryo zina ntacyo tuzabura. Ibyiringiro byawe aba ari byo dutahana, kandi umwuka we maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda, niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono.
firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda hani mu mujyi wa Kigali rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025 turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa 7 i Kabuye kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Eloyono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire baze dusangira aya mahirwe.